Ngabo Medard Robert Meddy ni umunyarwanda w'umuhanzi uzwi ku ndirimbo z'urukundo ndetse akazivanga n'izihimbaza Imana. Meddy ni umwana wa kabiri mu bana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Ngabo Medard Robert uzwi ku izina rya Meddy yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani mwaka w'1989. Yavukiye mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Se yitwaga Sindayihebura Alphonse na nyina Cyabwombe Alphonsine. Meddy akaba ngo azi kandi akunda cyane gucuranga gitari, avuga ko yayigishijwe na mama we umubyara. Amashuri y'incuke yayize kuri Ecole Independent Burundi, naho amashuri abanza ayiga muri Ecole Primaire Saint Joseph na Ecole Primaire La Colombière, ari naho yayigiye ayisumbuye. Yize mu ishami ry'imibare n'ubugenge math physique. Uyu muhanzi w'indirimbo zikora ku mitima ya benshi, cyane cyane abanyantege nke mu gukururwa n'amagambo y'urukundo ndetse n'abakunda guhimbaza Imana, mu buto bwe ntiyumvagamo cyane kuzaba umunyamuziki, ahubwo yumvaga azaba umuteramakofe ukomeye, ndetse ngo yakunze gukubita utwana duto biganaga. Ku guhorana inyota yo gukomeza kugaragara nk'umunyembaraga utagira ikintu na kimwe atinya, byamuteye kujya kwiga iteramakofe, ariko nyina arabimubuza nubwo byagoranye kugira ngo abireke. Mu buto bwe ubwo yigaga mu mashuri abanza, Meddy yari umwana ukubagana cyane, ndetse mu rugo bamuhozagaho inkoni, ahanini bamuca ku bukubaganyi no gusagarira abana bagenzi be, kuko yahoraga akubita abarusha intege, bityo ababyeyi babo bagahora baza kumurega iwabo. Hagati y'umwaka wa 2000 na 2003 yiyemeje kujya kwiga iteramakofe kugira ngo atazagira umwana n'umwe umwigerereza. Yaragize ati, buriya hari ikintu abantu benshi batazi, nuko mbere yo kuririmba nabanje gukina umukino w'iteramakofe kuri Stade Amahoro i Remera. Umutoza witwaga Gashugi, sinzi niba ari ukihatoza. Nashakaga kuzagira ingufu nyine ngo njye nkubita abantu, kuko nari umunyarugomo cyane. Nyuma naje kubivamo kuko mama yarabyangaga. Uyu muhanzi avuga ko akiri umwana yarakubaganaga cyane, ngo kuko yigeze gukora ikintu gikomeye, atwika inzu y'iwabo akiri muto, aho bari batuye i Remera. N'ibitwenge byinshi, magambo yaragira ati, kubera ubukubaganyi natwitse inzu twabagamo i Remera, ariko ntiyakongotse yose. Hahiye igice bahamagara kizimyamoto, isanga abaturanyi batabaye. Meddy yatangiye umuziki akiri muto, nyuma y'uko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo za Bob Marley, by'umwihariko yitwa Redemption Song. Ababyeyi b'uyu muhanzi ngo nabo bari abanyamuziki. Se yari umucuranzi ukomeye wa gitari, gusa uyu musore ntiyagize amahirwe yo kumubona kuko yitabye Imana akiri muto. Uyu muhanzi Ngabo Medard avuga ko mama we ari we wakundaga umuziki cyane, kandi ko ngo ari we wamwigishije gucuranga ndetse anamwinjiza muri korali, ari naho kwiyumvamo ubuhanzi byatangiriye. Meddy akaba yaragiye muri Amerika mu mwaka wa 2010, aho we na The Ben bari boherejwe mu kazi muri Amerika, bagafata icyemezo cyo kugumayo. Avuga ko babikoze batagamije inabi, ahubwo ngo byari kubw'impamvu zo gushaka iterambere no gushaka cyazamura umuryango. Yongeyeho ati, turi abanyamerika mu mpapuro, ariko turi abanyarwanda mu maraso. Ngabo Medard cyangwa se Meddy, ubu ni umugabo, arubatse, afite umugore n'umwana. Meddy aratubwira uko yahuye na Mimi. Mu magambo ye aragira ati, Mimi twari inshuti bisanzwe, hanyuma maze guhimba indirimbo Ntawamusimbura, mbona kubera ubwiza bwa Mimi anyemereye kuyijyamo byaba ari amahire, nuko arabimusaba, ariko Mimi aramwangira, amwemerera ko azamushakira uzayijyamo. Ariko Meddy akomeje guhatiriza kuko yumvaga nta wundi ashaka uretse Mimi. Nuko kera kabaye aza kumwemerera. Nuko ku itariki ya 1 z'ukwa munani indirimbo Ntawamusimbura iza gusohoka. Meddy akomeza atubwira ko ku munsi wo gufata amashusho byari bimeze. Yaragize ati, ndibuka umunsi yazaga ngo dufate amashusho, yari mwiza. Meddy yongeraho ati, nari kumwe n'inshuti zanjye Chris na Cedro, baravuga icyo gihe ngo uyu ni ubusazi, mbese ngo ni mwiza cyane. Bwa mbere mu mateka byarananiye buri myitwarire imbere ya kamera. Nyuma y'uko indirimbo barangije kuyikora, Meddy na Mimi bakomeje kuba inshuti, ubucuti burakura, birangira babaye abakunzi. Byanaje no kurangira nyuma y'imyaka igera kuri 5 bamenyanye, banatangiye gukundana, biyemeza kubana. Maze aza kumwambika impeta yo kumusaba kubana nk'abashakanye
kwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Meddy yashyingiranywe n'umukunzi we Mimi ukomoka muri Ethiopia mu birori byabaye ku wa 22 z'ukwa gatanu 2021 bereye muri leta ya Texas, aho bivugwa ko bari bamaze imyaka igera kuri 5 bakundana. Ubu bakaba bafitanye umwana w'umukobwa bise Milangabo. Ngabo Medard akaba ari umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe cyane kurusha abandi, ko niwe muhanzi wa mbere ufite indirimbo yarebwe kenshi kuri YouTube, aho yitwa Slowly yarebwe n'abantu barenga miliyoni 100. Uyu muhanzi Ngabo Medard cyangwa se Meddy usanzwe aririmbaga indirimbo z'urukundo, yamaze gutangaza ko agiye kuzajya aririmba indirimbo za gospel kuko ngo yakijijwe, aho azajya abwira urubyiruko ndetse akanaruhugura kureka ubusambanyi ndetse n'ibiyobyabwenge, akabashishikariza gushaka kandi akabagira inama zibafasha kuva mu byaha. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.